haguruka musore mwiza nimumunkomerera amashyi uyu ni umunsi nyine amen kuko bisa yavuze ubutumwa nimwabyumvise pasta niwe mutangiye ubuhamya niba yaravuze ubutumwa ku munsi we haleluya tugomba kubona abantu bakizwa ku munsi tugomba kubona abantu ni ikimenyetso nyine kuko riza ngewe nzi mundi rizabagamo abantu babiri hari riza w'ibyishimo hari riza mu makuba wababaye ukamubona akazandi utavuga no guserebura cyangwa no kujya manifeste uko mwabivuze ahubwo akaza no kumenya ubuzima bwawe bubayeho ute ejo marabivuze ngo yamubereye mushikiwe n'ukuri riza nuko kabayeho akuntu wajya yindaga kugisha inama byamucanga ngo reka nkwereke katwiheza icyumweru akatama ngo wa mugabo yambwiye n'ukuri ibibere yanganaga igitangaza kuri ngewe kuba abantu bakiyese umwami kizanga igitangaza n'ukuri nanga igitangaza kubera riza we navuga ngo yafite connection n'Imana uwo mugabo ndi kuvuga ni Imana avuga ngo nge byananiye kubisobanura katwiheza icyumweru turebe iki Imana itubwira. Muraho neza Yesu ashimwe reka mbabwire ngo mwihangane ariko umubabaro n'uwigihe gitoya mu gitondo kimwe uyu mubabaro uzaburangiye tuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibaho umugisha. Amazina nitwa Ernest Nyirindekwe ndi umushumba w'amatorero ya Elayono ku isi. Ndashimira Imana inyemereye kuza mu gusezeraho uyu muvandimwe ntabwo nari muzi ariko nari nziranye n'abavandimwe be cyane n'inshuti zanjye. Umwaka ushize bahagararanye nanjye nari nabuze mama bahagararanye nanjye mu buryo bukomeye ariko yaraziranye na madamu sanze madamu arimo areba muri phone umugabo witwa Eric namubonye ubu nari mbazi ku ifoto avuga ko barabashuti be sinzi ibyo bajyaga bakorana ya bari abantu beza cyane unabibonye mu buryo bwose ariko ikiza kurusha ibindi byose nuko yamenye Yesu akiri muto. Amen. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo niba utaramenya Yesu ufite igihombo. Ikintu kinunguye hano muri iki gitaramo nabonye no mu papa abyina noneho abyinira Imana mu kanya nari ndimo mbwira Jeannette ndambwira ni mbega umupapa ni yanejeje ni mbega arambwira turiya ni papa mise nubika umutwe ndavuga papa umwana we yatashye none arimo arabyina papa Imana iguha umugisha ndanezerewe cyane yabyinnye mbona abyinnye igisirimba ndavuga ngo kweri abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ubundi nimukajye mubura kubabara n'umubabaro n'uwigihe gitoya ariko iyo umugeni atashye tujye duhimbaza Imana. Ubu tuvugana twebwe turababaye ijoro ry'umubabaro rimara igihe kinini cyane ariko hari igitondo cy'umunezero. Amen. Abisiraheli bamaze imyaka 40 mu butayu ariko imyaka bamaze Kanani ntago yigeze yandikwa. Ndabizi neza uyu mubabaro turimo n'uwigihe gito ariko ari igihe tuzagira umunezero w'iteka ryose. Ikindi nababwira urupfu rugira imbaraga ngira ngo murabizi Yesu yararubonye Golgotha aravuga ngo umutima urakunze ngo ariko umubiri ugize intege nke ariko mu minsi 3 yararunesheje. Kandi namwe abantu mwizera Yesu urupfu nta bubasha ruzabagiraho. Pawulo yandikira Abefeso ibice 2 umurongo wa 6 yaravuze ngo yatuzuranye nawe atwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo wakiriye Kristo mwami n'umukiza haleluya urupfu nta bubasha rukugiraho. Ubu mwene datariza mu buryo bw'umwuka yari yicaranye na Kristo umubiri wagenderaga mu isi ariko ubugingo burahishe. Haleluya haleluya. Ubu turimo turazihiza ubuzima bwe ibyahishuwe 14 13 uhereye none wandike ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo umwuka nawe ngo nibaruhuke imiruho yabo n'imihate ngo maze imirimo yabo ijyane nabo ibaherekeje. Rero ibyo
turimo tuvuga bisa yarakoze ni imirimo, ariko ubugingo bwe umunsi yakiraga Kristo bwahishanywe nawe. Haleluya! Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, muhabwe umugisha n'Imana. Ndabashimiye kuri uyu munsi kunoranya kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ry'Imana ku mugeni watashye. N'umunezero mwinshi. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Ndabizi hari ibikorwa byinshi, mufite ubuhamya bwinshi. Reka mvuga akanya gatoya uretse kuvuga Kristo kuri uyu munsi, kuko nawe niwo mwanya bababonye. Amen. Aba yabateranyije. Reka tubanze dushimire Imana ko twamenye Yesu. Ikindi mureke dushimire Imana ko Imana iduhaye igihugu. Uyu ni umugisha. Ibi ntabwo ushobora kubiha agaciro guherekeza umuntu wawe. Ibi byose turabikesha umutekano. Nta mutekano hari ntabwo bikunda ni waherekeza umuntu. Mu gihugu kirimo intambara ntabwo ushobora kwicaza abantu, ariko mureke dushimire Imana. Hari igihe cyageze abantu bakabura babo nibabaherekeze. Mwaritse tugashimira Imana ko Imana iduhaye umutekano bene data. Yesu ashimwe. Yego papa, Imana iguha umugisha. Imana iduha umutekano. Yesu ashimwe. Ikindi cya kabiri, twongere dushimire Imana yuko turi mu gihugu cyacu, uyu mwana akaba yerekejwe mu gihugu cyabo. Imana ihimbazwe. Imyaka 32 ishize yose nta munyarwanda wikorera karago uhunga. Ubu uyu munsi wa none ubukwe yabukoreye mu gihugu, ubukwe bwa mbere none birangiye, n'umunsi we wa nyuma ni mu gihugu cye, aherekerejwe mu gihugu cye, umubiri we ugiye kubikwa mu gihugu cye. Mwakomeye Imana amashyi mw'abantu b'Imana hamwe nubwo turi kukiri. Uyu ni umugisha. Uyu ni umugisha. Uwambaye ikirezi nagamenya ko kera icyakugeza mu bihugu birimo intambara, nibwo wamenya agaciro ko guherekeza umuntu wawe mwicaranye n'umuryango na papa na mama. Abanyarwanda sinirwa mbibabwira, murabizi. Muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Murakoze. Dusome ijambo ry'Imana. Yobu igice cya 14 umurongo wa 7 haravuze ngo hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo ninda ni ijambo rimwe ngiye kuvuga gusa, ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Amen. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo hari ibyiringiro yuko mu gitondo cy'umuzuko tuzongera guhura na Liza. Hari umunsi wo guhura nawe. Hari umunsi tuzatarama. Urupfu rugira imbaraga, urupfu rugira ububasha, urupfu rugira ubushobozi, ariko hari umugabo witwa Yesu warunesheje. Yesu ashimwe cyane. Urupfu umuntu yarwumvise agira ubwoba, ngira ngo nicyo kizamini cyanyuma umuntu akora muri ubu buzima. Nicyo cyanyuma, nicyo gitinywa kurusha ibindi, ariko nirugurirwa nta muntu rutabasha. Ariko ndagira ngo mbabwire, haleluya, hari umuntu umaze imyaka 2026 wari wambaye umubiri nk'uwawe. Yesu ashimwe. Uru rupfu yararunesheje, ndetse n'igisambo cyari kimaze igihe kinini cyane kiba. Bahuriye Igorogota ku musaraba, kimubonye kiramwizera, kimwizera kibwira ngo nawe ngukijije urupfu, ndakwicaza muri paradiso. Reka mbabwire amakuru meza. Umuntu wizera Yesu ntabwo urupfu ruzamushobora. Haleluya. Yesu aravuze ngo ningiye kuzuka, ningiye bugingo. Unyizera nawe yaba yarapfuye umunsi umwe azabaho. Urupfu rurarya, uw'umuzungu b'umwirabura nawe urupfu rutarya, ariko umuntu rudashobora ni umuntu wizeye Yesu. Wizeye Yesu, igitondo kimwe cy'umuzuko muzamubona arimo arabagirana. Uyu ni Yobu dusomye. Reka tumuze n'ubu buzima kugira ngo dusoze. Uyu mugabo Bibiliya ivuga ko yari umugabo wari utuye ahantu bita mu gihugu cya Hose. Bibiliya iravuga ngo yari umukire. Yari umukire. Kabiri ngo yari umukiranutsi. Ibaze icyo kintu. Ngo yari umukire ngo akaba n'umukiranutsi. Iki kintu uko gikomeye. Uzi kuba uri umukire ukaba n'umukiranutsi? Ngo Imana imurebye mu gihugu ngo ibona niwe mukiranutsi wa mbere, igira ku rwego imwirata kuri Satani. Burya n'abakiranutsi ibyago bijya bibageraho, ariko icyo dushimira Imana ibyago nibiduherana. Amen. Noneho ngo Satani ngo ahura n'Imana. Ngo Imana iramubwira ngo Satani uvuye? Ngo mvuye mu isi. Uvuye gukora iki? Ngo mvuye kuzerera. Murabizi ko Satani ari inzererezi. Ni inzererezi burya. Ngo none se waba wabonye umugaragu wanjye Yobu kunanyuba? Icyo gihe abantu bitwaga abagaragu kuko bari batarabyarwa na Yesu.
impamvu twitwa abana b'Imana nuko twabyawe n'amaraso ya Kristo. Isano dufitanye n'Imana ni amaraso. Aburahamu yapfuye yitwa umugaragu w'Imana, umugabo bita Mose yapfuye yitwa umugaragu w'Imana, yewe na Yohana umubatiza wabateje Yesu yapfuye yitwa umugaragu w'Imana. Nitugera mu ijuru bari bazitwa batashye ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, ariko twebwe turi abageni. Kubera iki? Haleluya. Haleluya. Twebwe turi abageni ba Kristo kuko twacungujwe amaraso y'igiciro. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo nubwo wambaye ikote uri umugeni. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Amen. Ubu tuvugana twamaze gukobwa, Kristo yamaze kudukwa inkwano y'amaraso. Yayitangiye ku musaraba igorogota saa 9 z'amanywa. Amen. Aravuga ngo dore byose birarangiye, umwenda ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri, igisambo kimwizeye nicyo cyabanje muri paradizo mu isezerano rishya. Amen. Ntabwo byagombe ngo kibe gisengera muri Erayoni, oya. Ntabwo cyasengeraga muri Zayoni, ni cyasengeraga muri ADPR kumwizera gusa. Rero umuntu mwegeranye mubwira ngo ntuzigere uba imbata y'idini, jya wizera Yesu. Jya wizera Yesu gusa. Hari igihe abantu bamwe ngo banga gukizwa mukanga kwizera Yesu, ngo kwa kanaka sinahasengera. Niba utarabyumva, izere Yesu, ugenda n'ubugingo buhoraho. Ibisigaye ibyo gushaka itorero usengeramo n'idini, itorero rya mbere ni Kristo kuko ni nawe wariremye. Haleluya. Yesu aravuze ngo ninjye mutwe w'iki? W'itorero. Itorero ni rya Kristo. Imana ishyirwe hejuru. Igisambo nta torero cyagiraga, ariko mwe mushaka amatorero. Amen. Mushaka amatorero musengeramo. Abapasitoro mutankubita. Yesu ashimwe cyane. Shaka amatorero musengeramo. Igisambo nta torero cyagiraga, ni cyagiraga ahantu gisengera. Itorero ni famiye, na ahantu duhurira nyine, si byo se? Wese wakwirengagiza umuryango de? Abapasiteri munyihangane. Haleluya. Sibyo? None se wambwira kiriya gisambo cyarasengeraga? Hari n'abandi baca imanza ngo ubwo utabatijwe ngo nugerayo. Gisambo se cyabatirijwe? Kwizera Yesu akibatirisha amazi y'ijambo rye, niwe mazi y'ubugingo. Kwizera Yesu, haleluya, akibatirisha umuriro w'Umwuka Wera. Arakibwira ngo mukanya gato. Uzi impamvu wowe uzabatizwe? Yarabivuze muri Yohana, nawe yarabatijwe. Yabatirijwe kuri Yorodani. Ariko kiriya gisambo cyari kigeze muri irijansi. Iyo ugeze kwa muganga hano hirya Kanombe saa 4 za mu gitondo, ukagenda wigenza n'amaguru, ukayicara kugeza saa 8, umurwayi uje muri ambulance aje saa 8 ari yakihagera, umutanga kwinjira cyangwa niwe winjira mbere? Reba umuntu mwegeranye umubwire ngo ararembye. Iyo umuntu arembye rero baramwihutisha kugira ngo adashiramo iki? Umwuka. Kiriya gisambo rero nta yindi protocol. Yesu aravuze ati nibyo ubugiye kwa pastor ngakubatize wabura ubugingo, kuko bari bakimereye nabi bagiye kukica. Arakibwira ati nta kibazo. Haleluya. Murabizi umupolisi ahagarariye ibyapa byose byo mu muhanda, nibyo? Wari wagira kuri feruje zacu umutuku? Iyo wageze zacu umutuku akakubwira ngo komeza, bigenda bite? Urahagarara? Hari ukubwira ngo uraviyoye? Afanda bavuze. Sibyo se? Yesu rero niwe fande w'amasezerano. Kiriya gisambo kuko ijuru ariho waritangaga, yaravuze ati nta kibazo. Haleluya. Magarariye byose, nta yindi protokole, ubwo unyizeye gusa. Ahita mukubita icyanzwe kiri muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo ni ukwizera Yesu gusa, niyo code, password ni ukwizera Yesu. Na aka kanya ndimo mbwiriza, ndimo nigisha kuri uyu munsi warize, kuri uyu mugeni, unyemerere wowe uza kuza kwakira Yesu. Izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubundi nakubwira iki? Umwuka Wera azagusanga kubwira usengera. Niba utaranahabona, imanda nivuga uzataha.
ara ari ubwagicisha handi hantu, hari ubwagiza gicisha handi hantu ngo kijye kubatizwa. Yakinjije mu cyumba cy'amasengesho kwa Janete, ya nibaturugira. Ejo bundi ndi muri Amerika nakubona gufite nibature, ko hari ku manywa mwege hari mu gitondo nabona gufite nibature online. Iriya nibature yigeze ayizamo wapi? Nayo yajemo, ariko yari ari kumwe n'uhagarariye nibature zose. Yesu ashimwe. Arakibwira ati humura, fite inzira nakubariye ndibuze kuza kugira gute kugucishamo, ariko mwege muzabatizwe nimurangiza mujye kugwiza n'imirimo. Kiriya gisambo nta mirimo gifite, cyambaye ikamba ry'ubugingo gusa, ntabwo cyambaye ikamba ry'imirimo. Ni cyambaye ikamba ry'abahinduriye beshe kuba bakiranutse, cyagiye imboko boko, nta kintu gifite. Ariko wowe riza wagiye afite iki? Imirimo. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo numara kwakira Yesu, Imana nitahita igutwara ujye wongeraho imirimo, kugira ngo nitugera mu ijuru uzabe wambaye amanyenyeri. Muhabwe umugisha n'umwami Yesu. Uyu ni Yobu rero, ngo yari umukiranutse ariko wiki umukire. Gukira kongeraho gukiranuka, Imana iramwirata. Ndimo ndegera umusozi. Amen, haleluya. Ariko kuri uyu munsi wariza mwaritse tugahereza Imana icyubahiro, hari icyo bigutwaye. Erega aya maboko giye yazamura gishoboka, jugira gutyo yazamura uvuge ngo Yesu we dore nguhereje icyubahiro. Oya abirebe yuko duhimbarisha Imana umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, umva n'ibitekerezo byacu byose n'ubugingo bwacu bwose kuri uyu munsi nyine. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Murakoze ariko murabarokore beza. Usiko wagira ngo umunsi warize yahamagaye abarokore gusa. Hari igihe wigisha ahantu kumva kese ni kukiriyo, ariko hano ndimo ndahumva umwuka w'Imana. Pastor mwarakoze korera neza. Muhabwe umugisha n'umwami Yesu, Uwiteka bishimire. Noneho ngo Satani agira ngo gukiranuka kwa Yobu ngagira ngo abiterwa n'ikintu cyitwa ifaranga. Oya, ntabwo abantu bakiranuka kuko bafite amafaranga, bakiranuka kuko bayishuriye ubuntu Imana ibafitiye. Amen. Anaje navuga ngo noneho ngabisabiriya bintu bye byose urebe ko atazakureka. Aravuga turiya ndamwizeye. Icyazana uyu munsi wa none Imana igikwizera mu byiza no mu bibi. Turiya ndamwizeye niyamvaho. Uramwizeye ti mereza ririya faranga rye, mereza bari abana be, mereza buri kimwe cyose. Iravuga ngo ndabiguha ariko icyo mwimye ni kimwe, ndakwima ubugingo. Imana irinda ubugingo kurenza ibintu byose. Nuzigera ugira umuntu umupfa ibintu. Wavuye mu nda ya mama wambaye ubusa, uzasubira mu nda y'isi ntacyo wambaye. Amen. Niyo mpamvu ibyiza byose ufite jya ubisangira n'abantu, kuko mu bana bose numvise bavutse ku isi, uriya mugabo wa MC ntabwo nari nzi kuri umukristo, natungwe n'imbaza Janete. Wavuze ndavuga ni wagira no mu bishop, ndavuga ise kafite amavuta kuva wabaho. Kuva wabaho hari umwana wari wumva wari wavuka ni $1 mu ntoki, twahita turi mwambura. Niyo mpamvu rero nuzagira umuntu upfa nawe $1, nugapfe n'umuntu ibintu. Twavutse gutya nta n'umwambaro twavukanye, tuzasubirayo uko. Ibyo wakiriye hano muri iyi si jya usangira n'abantu ukiriho. Umunsi uzava muri iyi si bazakuvuga ibiharapana kuremarema. Oya mumbwire ngo akanya Imana iguhaye nagaye ko gukora. Bana n'abantu bose ubakunde, kandi urukundo rugendana n'ibikorwa. Umuntu nagukunda ajya guha. Biza yakunze abana arabaha. Umuntu nagukunda na shokora na bombo narana gusura. Urukundo rw'amagambo nirubaho. Urukundo rugendana n'ibikorwa. Umuntu ashobora gutanga adakunda, ariko nta muntu ukunda adatanga. Nabyo waruzi? Umuntu ashobora gutanga adakunda. Kuko umuntu ashobora kuba ari mu bantu afite igikomere cyo kutemerwa. Imubizi? Yagera abantu bateraniye ati nabonye wa muhungu wa mukobwa wigeze umbenga shango ngi wacu turabakene, none narakabonye reka nanjye nemeze. Naburi kikorwa ahita akora kugira ngo wemere ko yagize ate, nabwo akunze ahubwo ari ubutumwa ashaka gutanga. Ariko urukundo rugupangira akazi. Urukundo rurakubwira ngo tanga, kuko urukundo ni ihame ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo yakunze abari mu isi duha Yesu
umuntu nagukunda ajya guha ibyo afite, kandi urukundo rubabarira byose rukihanganira byose, kandi urukundo ntago rutanga ibizaza ejo, rutanga ibihari. Rero umuntu mwegeranye mubwire ngo nubura ni icyuma, jya umvuga neza, hari igihe ijambo ryawe ryiza ryamva ntago mubizi, mubwire ngo nubura ni icyuma, jya unyivugira neza aho nari gusa, hari igihe ijambo ryawe ryiza rizamesha ibyo nabuze, iryo naryo ni ihame. No kubizera mubwire ngo nubura icyuma jya usengera, ubure amafaranga ubure no kusura, ubure n'ivi, shyiraho ivu usengera umuntu. Iyo umusengeye birakora. Petero baramufunze ngo abera basenze, Imana yohereza marayika aramufungura. Ubure umuntu umuburire n'isukari, umuburire n'ivi, ubure n'isengesho, basi mufatira yumwe mwiririza ubusa. Iyo si message bizageraho, nugera mu ijuru Imana izakubwira ngo mwana wanjye watanze icyo ufite, urukundo rugutegeka gutanga igihari. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Amen. Nuko Yobu erega buriya abantu babuze umuntu nk'uyu mwiza gutya nyine mama ufite agahinda, tuba tugomba kubabwira umwami Yesu watanze umunezero. Amaze kuzuka azukanye amagambo 12 rya mbere yaravuze ngo mbahaye amahoro, ngo kandi amahoro mbahaye singaye bisi batanga. Ijambo rya kabiri aravuga ngo ndabizi ko mwisi mugira umubabaro, ngo ariko ni muhumure nanesheje isi. Ese warubisi ko Yesu yanesheje isi? Imana ibaho umugisha. Nuko Imana irangije ibwira Yobu, ibwira Satani iti Satani urabishaka ati ndabiguhaye byose. Uza ahantu yahereye yafasha abantu 10 umunsi umwe ahita bica. Amaze kubica asanga urukundo Yobu yakundaga Imana, asanga ruraruturwa akunda abana. Yobu uwo munsi ngo niyasibye amateraniro, yafashe Bibiliya ajya guterana. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mpapa yambereye inyigisho, kubona umuntu wabuze umukobwa nk'uyu namubonye abyina ndifata, nashaka kumufasha ndabane nagira umuntu nkomeretsa buriya mba ndimo niga gakeya. Nibwo Jeanette ndamwege nimbwira uriya mupapa uri mubyina, nimbega umupapa disi naranejeje, haturiya ni papa ati ndeba hejuru, nabwo wasibye amateraniro. Amen. Umvuko byagenze ngo Yobu ngahita avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nacyo nambaye. Aravuga ngo Uwiteka niwe wabamaye, none niwe ubishubije, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo nta kintu na kimwe Yobu yigeze aherereza ku Mana kubimubayeho, yahimbaje Imana. Mumbwire ngo gushima Imana ni kode, mujye mushimira Imana. Amen. Icya kabiri ngo arangije afata ingamiya z'ubutunzi bwose Satani yavugaga, ngo arangije byose aratwara. Yobu aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Arangije ngo umugore bari kumwe amubwiraga ati sheri ihangana Imana izaduha abandi. Uyu si mama w'abana. Arangije aramubwira ati ariko reka nkubwire wa mugabo we, kandi barasenganaga, umuntu babyaranye 10, abana bangahe di 10. Arangije aramwegera amubwira ati harya urasenga? Ati bino bintu bikakubaho? Ati Imana mu bintu nabonye yanga ibitutsi, ati tuke ikwice ubundi ntacyo maze. Aramubwira ngo madamu ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Aravuga ngo nago mu kuboko kwayo havamo ibyiza gusa, ngo ujye yemera ko byose bitugeraho. Aratuza. Ngo Yobu leta amubwira ngo ariko madamu gukiranuka kwanjye ndagukomeje, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ngo mu gihe bakiganira gatoya, ngo ishuti yari afite ishuti agara yitwaga Eritema, yitwaga Elifaze w'umutemani. Ngo baramusanga na Bildadi, Bibiliya bavuze amazina. Baraza baramusanga, ngo araza aramubwira ati wabibonye ni yo urumva akawunga baryagiwe ni kari kagihari, nese yo bari kubona icyo atwerera, byose byari byashize. Ishuti z'ibintu zazimenya. Bibiliya iravuga ngo ishuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba. Amen. Nuko arangije aravuga ngo baramwegera bamusezera bamuga ati bye bye tuzabonana. Batangira kumushinja ibyaha. Naga ibyaha ari ibyaha. Agisoza
abonye bikomeye arababwira ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye nambaye undi mubiri. Ageze 14:7 rero niwe yababwiye none atangira guhanurira ubuzima bwe. Aravuga ngo erega aracyariho ibyiringiro, ngo naho igiti cyatemwe ngo kizongera gishibuke. Ageze hirya umubiri uramurya, ari umubiri ujya wanga, ngo umubiri uramukubita uramurya, ngo maze kumurya arimo yishimisha urujyo, ngo yamuteje ibishyuti kugeza mu gitwarire cy'umutwe. Ngarangije ngo avuma umunsi yavutse, ngawuvumye ngabwira Imana ngo Mana ngo ndagukeneye ngo uze tuburanira. Mbwa ati naje ibirahageze. Mbwa ati yo ngaho mbaza niteguye gusubiza. Aha, erangije iramubwira ngo niko yo ni wabuze inkingi ifashe ijuru kugira ngo ritabagwira. Ati mbaza ikindi cyo kiratsinze. Ati ikindi nkubaza wabuze ububiko mbikamo imvura kugira ngo imvura itagwira abantu. Aravuga ngo amatwi yanjye yari yarakumvise, none amaso yanjye arakwibone. Nta muntu uburanye Imana nawibaza ngo bigenze ute, ibigenze uko ishaka. Nawe ujya yibaza. Umwaka ushize mu kwa gatatu nari ndi mu Bubiligi ndimo mbwiriza amagaze ku gatuti, nasize mama mu rugo ari muzima. Magaze ndimo mbwiriza, ndimo ndavuga Yesu, ndimo ndakubita umwuka w'urupfu nawe ukandagiye, nawe umaze ndakubita urupfu mu izina rye, kumbe rwanashye. Nindagukubise warupfuwe, nidukubita umwuka w'urupfu. Mu gihe nyibivuga cyagiye tuba duhagaze ugatuti ndebye kuri WhatsApp, ngo famiye y'umushumba ngo muyihanganishe. Nagiye mu Burayi kwa gatatu musize mu rugo ndi ku gatuti ku cyumweru ufite igiterane. Ati famiye y'umushumba muyihanganishe ngo mama we yitabye Imana. Narebye hejuru, ijwi rirambwira ngo komeza ubwirize. Ndavuga nako Mana nawe hano nawe ubu tugize. Irambwira ngo hari umusore ugiye kunkorera. Abantu babirebaga online, byari biri online. Irambwira ngo akiriza uriya muntu agakiza ngo ubundi ubone kujya gushyingura. N'umuntu ushaka kwakira Yesu ninde, ariko simbabwira numvaga ikintu kinikura hano. N'umuntu ushaka kwakira Yesu ninde hano. Mbona umusore arazamuye, nivuga ni Mwami Yesu. Ndavuga ni Imana ndakarangije. Ni yewe ni mama yapfuye subiye muri Afurika. Abakristo bose ngiye kubona mbona ngo mbona bose baguye cyarimo. Ariko reka nkubwire, komera ku munsi mubi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko urupfu rugira imbaraga. Nawe ujya yibaza, urumva nayo kwibaza ati gende mu murimo wawe. Erika wihangane. Nawe ujya yibaza. Ubundi nayo kwibaza Mana gende mu murimo wawe. None warangiza ukambwira ngo twaye mama. Ndi mu murimo ndimo nkuvuga neza. Ubwo naye namuhereye nayi ni ibintu yakoze. Ndimo muvuga muhera Isiraheli igihugu cyose ndakimanuka. Ndavuga ni yamanutse aha, nimva ya Yesu nayinjiyemo, n'uyu mwami ni mumumera icyubahiro. Abarokore bose bakajya bashyiramo n'igisirimba tukabyina. Maze shoje shasanga mama arapfuye. Ndavuga ariko se kuki apfuye kwe? Iyo ubanza ukandeka. Numva ijuru ryose rirangwiriye n'isi irangwiriye, ariko ni muhumure umubabaro ntago uzahoraho iteka. Umurimo w'Imana urakomeje. Muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Negera umusozo. Ageze 2:12. Ageze 2 arihana. Aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Amen. Ageze umurongo wa 12. Ageze umurongo w'icuma arababarira. Aravuga ati ndababariye. Ababarira abantu bose bamuhemukiye. 2 Imana iramushumbusha, imushyize ibicyuti, irangije ngo imwongeza n'imyaka yo kubaho. Yesu nashimwe. Ni ibintu bine byonyine ugomba kwibaza uri muri iyi si. Icyambere, jya wibaza kuki ndiho. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo kuki uriho. Icyo kintu kubyutse mu gitondo, jya wibaza kuki ndiho. Ako nakambe kuki ndagira nera kuki ndiho. Ijambo rya kabiri, ni ryari nzaba nakiriho. Kuki ndiho, ni ryari nzaba nakiriho. Ijambo rya gatatu, ni iyihe nkuru nzasiga imusozi. Ejo bundi nari ndi muri Canada mura n'umuntu nenda hano watawamura n'umubyeyi umwe aranganiriza. Arambwira ngo umugabo we yaraje aramubwira ngo nafata amazi 3 bari bafite
ngo agurishemo amazu 2 ngo afashe ifubyi ngo yohereze ngo muri Afurika mu gihugu bavukagamo zagana ngo nibarangiza ngo afate n'imodoka afite ngo nayigurishe ngo afashe abantu muri Afurika ngo yishyurire abana amashuri. Yarakijijwe. Pastor bimbere ikigeragezo ati ndangije numva binjemo, numva ndushijwe imbaraga, ndamureka arabitanga. Atariko amaze kubitanga nyuma y'iminsi 3 yahise ati kumbe yararimo agwiza iki imirimo. Ati mu gupfa kwe mu kumushyingura kwe twamujyanye muri Ghana, bamuvanye muri Canada bamujyana muri Ghana. Ati ikintu cya mbere bahereyeho izo fubyi nizo zaje zizunguza ibikorwa yabakoreye amashuri amaze kubishyurira, nicyo gikorwa bahereyeho. Umunsi wawe wa nyuma abo wakoreye bo hanze, ikintu cya mbere bazaheraho nibikorwa. Niba uriho ubereyeho gukora, Yesu ashimwe cyane. Korera abantu. Yesu yaje mu isi gukorera abantu. Korera abantu babona umusaruro. Niyo mpamvu riza afite ibikorwa. Jya uvuga ngo niryari nzaba nakiriho, ni yihe nkuru nzasiga imusozi. Kuko kugenda ko twese tuzagenda. Murabizi mbese? Twese tuzapfa. Ariko urupfu ntiruzadushobora, ahubwo tuzasinzira. Amen. Tuzasinzira. Urupfu ntiruzatugiraho ububasha kuko dufite umwami. Muturanye umuntu umwe yabwiye Imana avuga ngo Mana ninjya gupfa uzaneguze. Iramubwira ngo nujya gupfa nzakubwira. Ngo mu gitondo cya kare ngabyutse abona uwo mu marembo ye yapfuye. Arakomeza ati tujya gushyingura. Uw'inyuma y'urugo rw'abana yapfuye. Ariko urupfu rurajya koko. Ruguru y'urugo yapfuye. No munsi y'urugo barapfuye. Asigara wenyine. Imana iramubwira ngo nawe ejo uzapfa. Ati nayibwiye ko uzaneguza. Iramubwira ngo ariko integuza narazitanze. Uwo munsi y'urugo, uw'umwana, uw'imbere y'urugo, urusha imyaka, uwo hirya y'urugo utaragira n'imyaka nk'iyawe, n'uwo munsi y'urugo. Wagira ngo uzarama nk'umusozi. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo urutwaye riza nawe ruzagutwara, ariko mushobora kutazajya hamwe. Uyu rero no umwanya wo kwitegura. Erega uyu mubiri nukajya ugushuka. Reba kikizungereza cy'umukobwa. Umureba ukuntu asa. Ubu uje hano ukagira umuntu basa nubwo nawe witangira undi uretse Kristo watwitangiye. Hano ni hari umuntu wabaza ukavuga ati dukora iki aho kugira ngo yagenda rubaye ruhitishamo. Ni wavuga ati umva njyana uriya mureke. Harimo abagenda hano harimo abantu bagenda. Yesu ashimwe. Sibyo ariko reba ruramutwaye. Ntabwo urutwaye uyu mwana w'umukobwa ureba gutya. Ntabwo nawe ruzagutinya. Ariko ndimo ndakubwira kode ikomeye no kwizera Yesu. Aho tuzasinzira nituzapfa. Icyanyuma. Amen. No gukosora amakosa yose wakoze muri ubu buzima ukiriho, ukirinda kuzongera kuyakora. Aka kanya Imana iguhaye ni akanya ko gukosora amakosa yose wakoze. Nyemerera uyu mwanya, niba utaraho ubuzima bwawe Kristo, singusabye kuza, uzamura ikiganza gusa, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nta kindi bigusaba. Sinkohereza ngo ujye gusengera hano hirya Kanombe, sinkujyana hano hirya. Gihe cyo saba gusa nuko kuri uyu munsi muri ubu bukwe ubuzima bwawe buha Kristo, izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Yesu yaravuze ngo baramubwira abigishwa ngo twirukanye abadayimoni ngo baraduhunga. Aravuga ngo mwinezezwa ko mwakoze bitangaza, ngahubwo nimunezezwe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Barize umuntu muri kumumumbarize ngo waba ufite ibyiringiro ko izina ryawe ryanditse? Yego. Nta kindi ngusaba. Kuri uyu munsi uramutse upfuye bakuvuga iki? Ubashije papa w'abana. Hari igihe ugera umuntu nk'umugabo warazengereje umugore yamara gupfa ukamubaza ati mama ku munsi nk'uyu wa nyuma uravuga iki? Umuntu wese wapfuye bamuvuga neza, ariko hari igihe ubona barimo bapfundikanya utuntu bakabarimanganya. Bakabarimanganya n'ubona ikintu bagize. Kubera ibintu bavuga urabona iminwa inyeganyega ariko ntibabisobanura neza. Nabihamya afite. Wabaza mama w'umwana ati mama waba uravuga iki ku bwa papa w'abana yagiye? Kubera asi neza ko yajyaga aramutikagura ingumi, kubera inkokora ze, kubera imigeri yo mu nda,
yarangiza yabura icyo avuga akavuga ati ndagikize n'ikigende, yarangiza akajya avuga ngo papa w'abana se sifite icyo kuvuga gusa, yewe niyigendere. Uzi ukuntu arimo avuga nikigende nyine, nikigende, sijya ubonye ugikira. Uzumve ntabwo avuga ngo Imana imwakire, ahita avuga ngo niyigendere turamukiza. Nyemerera we wumvise aya makuru, kosora n'amakosa yose wakoraga. Umunsi uzagenda abana ntibazavuge ngo cya dadi nikigende, ntibazavuge ngo cya mama nikigende, abaturanyi ntibazavuge ngo nikigende, ahubwo bazavuge ngo agiye twari tukimukeneye. Uyu munsi rero ni umunsi wo gukosora amakosa. Nijoro rivuge ngo turanezerewe, itorero rivuge ngo turahombye. Uyu munsi wa none niba utarakira Yesu, zamura ikiganza cyawe mwakirize Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, birahagije. Gusa nuko mwizera nta kindi, singusaba kuza, gira gutya ikiganza cyawe gusa, birahagije byonyine. Ubuzima bwawe buhe Kristo. Imana iguha umugisha shuti yanjye, mukomere Imana amashyi uyu munsi wa none. Komeza ukizamure shuti yanjye, umusore mwiza cyane ugiye gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Haguruka huri, haguruka bagukomera amashyi. Dore ngibyo, uyu ni uyu munsi nyine. Ubu uyu nguyu yagiye gukorera Imana. Reka mbabwire amakuru meza. Amen. Ubu iki kintu no muntu akoze, reka mbabwire abantu mujya mukora ibikorwa. Iyo ukora ibikorwa byiza, izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, byandikwa mu isi. Ni amahame ukoze nyine, ntabwo byandikwa mu ijuru, kuko izina ryawe ntiryanditswe mu ijuru. Ndashaka mu nyumve, ubu uyu musore icyo agiye gukora uyu munsi kiratangira cyandikwe kuva uyu munsi. Mu ijuru ntabwo haba ibitabo byinshi, mu ijuru haba ibitabo bibiri byonyine, igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Igitabo cy'imirimo gitegurwa iyo wamaze kwakira Yesu, wamaze kwandikwa mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo. Ni ibitabo bibiri byonyine, ni icy'imirimo n'icy'ubugingo. Ubu uyu munsi wa none igikorwa cyose ugiye gukora baratangira kubara uyu munsi, kuko nibwo ugiye kuvuka. Ndagusaba uyu munsi, amen, nta kindi ngusaba, nawe zamura ikiganza cyawe ahuri. Uyu ni wo munsi wawe. Haguruka musore mwiza, nimumunkomerera amashyi. Uyu ni umunsi nyine, amen, kuko bisa yavuze ubutumwa. Nimwabyumvise pasa niwe mutangiye ubuhamya. Niba yaravuze ubutumwa ku munsi we, haleluya, tugomba kubona abantu bakizwa ku munsi we, tugomba kubona abantu. Ni ikimenyetso nyine. Kuko mumbwire ngo uzi igihe umaze, ariko ntuzi icyo usigaje imbere. Yego, uzi igihe umaze, ariko ntabwo uzi icyo usigaje imbere. Ari n'igihe nituva aha, ejo nanjye urimo babwira, ushobora kuzaza kundeba ukambura, ariko gifite ibyiringiro, mfite ibyiringiro, haleluya, kuko umwami Yesu yaracunguje amaraso y'igiciro. Ngendana ijuru, ngendana ubwami, ngendana kwizera, ngendana ibyiringiro bifite ubugingo. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Haleluya. Aya, undi muntu nawe ma, haleluya, undi muntu utarakira Yesu nawe nazamura ikiganza cyahari, nawe nakizamure nawe ahari. Dore nguri inyuma namubonye, mumukomera amashyi nawe. Oya, uyu ni uyu munsi ubukomeye cyane, ni umunsi ukomeye. Haleluya. Hey, ni ngombwa n'uyu munsi nyine, n'uyu munsi. Uzi igihe umaze, ariko ntabwo uzi igihe usigaje. Uzi igihe umaze, ariko ntabwo uzi igihe usigaje. Haleluya. Kungoma, ari kungoma, kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ariko yongo, ari kungoma, kungoma, ari kungoma, kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu yongo, ari kungoma, ari kungoma, kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu yongo, ari kungoma, kungoma, ari kungoma, kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma.
Yesu. Uyu ni uyu munsi ni uwawe. Nawe shyira ikiganza cyawe hejuru. Uyu munsi reka izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Shyira ikiganza cyawe hejuru. Aya mashyi bagukomeye bizahora gutyo no mu ijuru bararara bavugiza impundu. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Muzamura ikiganza cyanyaho muri mwebwe mwamaze kuzamura. Mugire gutya. Yego di yo nawe nakubonye ngo stand up nawe haguruka shote bagukomera amashyi. Oya uyu munsi Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi wo kugendererwa. Mumbwira ngo uyu munsi ntuzawicuze. Uyu munsi ntuzawicuze. Aya ni amahirwe wawe. Uyu munsi ntuzawicuze. Ngaho nawe zamura ikiganza cyawe cy'iburyo wakire Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nababonye musubiremo amagambo. Subiramo amagambo ngo mwami Yesu. Uyu munsi wa none maze kumva ijambo ryawe binyemeje ko ndi umunyabyaha. Uyu munsi natuje akanwa kanjye ko Yesu uri umwami. Nizeye mu mutima wanjye ko Imana yakuzuye. Ndakijijwe. Kura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, ryandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Amen. Imana ibahe umugisha. Pastor, mubakire disi mubahekeya. Mubakire rwose mubahekeya. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Haleluya. Amen. Reka mbabwire amakuru. Aye ndakumva amakuru. Ndasoje. Uri kuratanye ibyago kandi umuco n'umwana w'Imana, umunsi mwiza w'igiramo. Haleluya nuzuye ibyishimo. Haleluya nzishira. Haleluya ni hafi. Abazajya muri icyo bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe amaneza umunsi Haleluya, haleluya nuzuye ibyishimo. Haleluya nzishira. Haleluya ni hafi. Haleluya, haleluya hagushidikanya. Ijuru hari umunezero, habumubabaro irigiti kuzinjiramo. Haleluya, haleluya hagushidikanya. Ijuru hari umunezero, habumubabaro kuzinjiramo. Haleluya we.
cyari ngombwa banza igisozi arambwiye ngo ninga isozi. Haleluya haleluya twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihora ibyiringiro nk'ibyo. Haleluya amen umva akantu keza mushahu era Yesu wawe tugene. Ayo niyo mababa noneho n'utuntu tubiri narishoje nari numuhariye ndavuga ngo nawe nakomerezeho. Nari namubonanye amavuta akambere pastor bari ku misozi ye rade. Haleluya haleluya umukiza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu asizimiba baro yose zobayo zobayo witabiriye gukandagira hanga ntacyo azabura. Imana bari ku misozi ye rade banezeranywe n'umukiza basize imibabaro yose uzobayo hariho bamwe bazi. reka mbabwire ndetse yavukaga ahantu heza. Papa wasabiye umugisha amen arambwiye ngo aranezerewe amen ngo afite ibyiringiro ko umwana we yatashye mu ijuru. Tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha. Haleluya iki ni nyine igitaramo nikigaragaza aho umuntu yagiye soza. Ba bantu bakiriye Yesu muze kureba uyu mugabo stand up papa haguruka gato. Uyu mupapa muramubona mwamubonye muze kumureba nkuko yareze Liza namwe abakiri inama mwamubonye no mupapa araza kuba inyigisho shingiro za Bibiliya niba guhobererwa rwose. Ariko reka mbabwire uyu muryango muri fura nabakunze na satani na gitanisi muzi umwuka wera. Haleluya Imana ibaho umugisha mwinshi cyane nabakunze. Urakoze papa amen. Noneho ndashaka kubasengera Imana ikabaha ibyiringiro. Ndashaka kubatura amagambo y'ubuhanuzi amagambo y'ibyiringiro. Nimuhaguruke musengere mbatura amagambo y'ibyiringiro kugira ngo Imana ikomeze kubakomeza no ku munsi wo kumuherekeza bwa nyuma muzaye muri iki gitaramo kuko no mu ijoro bazabatara. Nimunyemere muhaguruke mbasabira umugisha. Na boss wahuye nawe ahinduka mushya haha dinari muzi narahindutse undi mushya. Data mu izina rya Yesu resopesa tosara simedeva jere consite de bensaï dosia jere considère onsaima. Ndasengera iyi famiye mwami Yesu. Ndasengera iyi mitima ritenibutse. Ndasengera iyi mitima yaribabaye. Ndasengera iyi mitima mushiki wacu Liza yakuwemo. Rekuye gukomera rekuye ibyiringiro reka umabezi babera igicu reka ukomeze ubakingirize reka makomeze buzura imbaraga abadukurikiye online abo turi kumwe hano. Reka mwami Yesu ababyeyi be abavandimwe be abaturanyi be inshuti ze umwana asize umugabo we reka ukomeze kubaha imbaraga reka ubuzuza imbaraga z'umwuka wera kandi reka ukomeze kubashoboza bakomeze kugira ibyiringiro by'uyu munsi ndetse n'iby'ejo hazaza. Kandi ukwikunda umwana wayo teni kwikunda nakwiye narugome nukwiba Yesu kwambambirwe ku musaraba yachungu jayo maraso ziukonaje
haleluya Amen. haleluya. Hallelujah. umushumba imana impumugisha, imana impumugisha. ni ukuri turemeye igitaramo. ubu turi kwibaza uyu mwanya iyo tutabona ukuntu biba bimeze. uyu mwanya ni uw'igiciro. mwabuze umwana umwe mubyaye ngira ngo ni 5. imana ibamugisha. nijoro twageze mu rugo na madamu kubera ibyiringiro. uyu munsi wabonye papa, twebwe twabonye mama yari arimo asirimba. twikoresha inama turavuga ngo nyuma y'iki kiriyo tuzajya gusura ababyeyi baduha ubuhamya. wabonye muri Abo nibande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. amen. Amen. twavuze ngo tuzajya gusura ababyeyi baduha ubuhamya kubera ko twabonye morale bafite, twumva ntabwo ari ayina. turavuga ngo tugomba kuzabasura bakaduha ku buhamya. none murabona ukuntu bimeze. ibi ntabwo ari ibyina. twongere dukomere Imana amashyi. Imana imuhe umugisha ababyeyi bagize neza. amen amen. ejo narabivuze ntabwo ari twe turi kubakomeza, nibo bari kudukomeza. turi kubareba twe tukagira morale, kandi nabonye mwese mufite morale kubera ko barimo baratwanduza morale. amen. Imana ibahe umugisha. isaha zo gusoza zitugezeho ariko turacyaryohewe. tugiye kwiyongeza ibintu nka 2. icya mbere ni uko asa n'ugabanyamo gakeya. ejo twarabivuze, ibi ntabwo ari ubukwe bwateguwe ngo abantu bategure bije, ariko twebwe turi hano dufite inshingano ebyiri. mugomba kutubona hano tukabana, tugasirimbana, tukabyinana, ariko twarangiza tukaba no ku mafaranga kubera ko ikiriyo kirahenda. imva numvise igeze kuri 700, kandi ari ntamwe mwarakoze bije. none rero mureke dukanda akanyenyeri kubera ko Riza ni uwacu, tugomba kumuherekeza neza, kandi twamuherekeza ntidusige icyuho mu muryango ngo mujye muvuga ngo tubuze umwana ngo dusige no mu madeni. ntibikabe. ariko umushumba ni mwiza. tumutunga ibiganza bwe, Imana imuhe umugisha. Muzima kazi. kandi umushumba Imana yamuha umugisha agenda muzi. nubwo avuze ngo ntabwo uzi ko ndi umurokore igenda iwe, ariko n'abandi niko babizi. amen. hari umuntu twahuriye umushize hamwe ngo twahuriye mu gukora hamwe ngo wavuye mu kabari ryari, maze igihe naravuyeyo naraje. amen. nanjye bari umushumba namuzi. Imana yamuha umugisha mu buryo bwombi. yamuha umugisha w'umwuka wera, imuha n'umugisha wo mu ikofi. amen. Imana yarakoze. noneho umushumba imvara ikavarinze. Imana imuha umugisha. hanyuma abasigaye rero bagiye gukora ibyoroheje, barimo ziriya fanta na biriya byayi. turakoresha 0788 60 86 93. ndasubiramo 0788 60 86 93. Eric mu Rwanashyaka. indi nimero 0788 50 32 18. Alice Uwineza. abantu bari hano 0788 50 32 18. Alice Uwineza. kugira ngo dukomeze tugire umuryango. ariko umushumba arakoze. ongera mu muduhoberere, ongera muduhoberere mu izina rya twese. dukomere Imana amashyi. ariko iki kiriyo, hari umugabo ni Barake wavuze ngo icyama nkipfira, cyane Barake ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. ngo yaravunye Abisirayeli baramucanga neza neza ibyo ari byo. nibagiye ko ndi ku kazi. ngo hari umusazi wigeze kwicara ati nkaho nagasaze dore nasutamye. none nanjye nibagiwe yuko ndi ku murimo. reka
reka mpamagara abandi bantu baduha ubuhamya. Jerome na Herve reka begere hino. Kuko uyu munsi turimo turasoza gahunda imeze nka burya. Jerome na Herve baze, Eric bari hafi, tureta dusoreza aho ngaho dusirimba dutaha, abandi twegera hariya. Tugisoza rero abantu bari muri coordination duhure hariya uwo mwanya, kubera ko murabona ko byageze ku wundi munsi. Duhure hariya duhuze ubuhamya, hanyuma arakoze cyane umudamu wanjye abaje kunyibutsa amakuru. Abagira ngo tubane muri iyi gahunda neza tutabusanya. Ejo rero urabona ko umushumba yari yabitangiye. Ejo twese tuzambara ibyera. Ayo makuru murayibutse? N'abari online ejo saa 11 hano tuzatwambaye white twese, umweru wo kuza gushengerera Liza, tumubwira ngo uri umugeni, turaguherekeje twambaye ibyera. Abantu badafite imyenda yera muyigure cyangwa ariko muyigure, nibyo byiza. Mwiriwe. Ngewe ugiye kuvuga kugira icyo mvuga mu mwanya mutoya. Nitwa Jerome Pires Ngendahayo. Nkuko mubyumva muri ayo mazina nta bahavu ririmo, ariko ndo kwa bahavu mu buryo bw'ibyo namwe mubaziho by'urukundo. Kwa bahavu rero naraharerewe mu buryo bw'ubuzima, no mu buryo bw'umutima. Muri bamwe rero mu bandeze abo ngabo harimo n'uyu mushiki wanjye, uyu nguyu nubwo namurutaga ariko nawe yarandeze, uyu Liza. Urumva rero icyo namuvugaho ntago ari nk'iby'abantu bari hanze ya famiye. Ngewe twarabanye mu nzu, twatobanye ibyondo. Ego munyemerere rero mvuge Liza. Liza uyu nguyu ni Liza w'umugwaneza. Liza ni urukundo. Liza ni amahoro aho atari. Liza mvuga ni Liza w'impumyi ku ntenge zabo akunda. Liza mbese mvuga ni Liza w'umumisiyoneri. Nyine uyu Liza yari umubibyi mu zuba ryinshi no mu mvura, ku manywa ndetse no mu bicuku binishye cyane. Nababwiye ngo yari umubibyi, kandi nzi ko imbuto Liza yabibye ni imbuto itarumba. Ntabwo ajya arumbya Liza. Liza ndamukunda, ntabwo ngiye kuvuga ngo namukundaga, kuko ngiye ndizera ko tukiri kumwe. Liza ndamukunda kandi nzamukundira be, kuko urwo yankundaga nge nta gihe cyaboneka ngo ndubahamirize. Nawe se niwe wahoraga ankorera ahirimbanira kwizihiza maniverisere yanjye, kandi ayo maniverisere nayo niwe wayahimbye. Liza nkomeje kuvuga ni Liza wanyigishije kandi akampatiriza kwikunda no kwigirira icyizere. Ndibuka ijwi ryiwe ngo turi kumwe mu gikoni, tujye nigaga segonderi, wakiri umwana muri primaire, arambwira ati erega bro man, nubwo wireba gutya uzaba umugabo kandi uzakira.
maze ndibuka no kuntu yangishaga inama ku bijyanye no guteretana nanjye bikaba uko, maze uwo mweretse wese Liza akamukunda, Liza akamukunda akamunshimira, mbese muri make ni mu buryo bwo kugira ngo atanca intege. Ntabwo yakundaga ikintu cyanca intege, kuko impamvu y'ibyo ndibuka hari agakuru kamwe nkiga segonderi k'umukobwa niyumvishemo, ndamumubwira aramukunda, ndangije haciyeho amezi 2 ndamubwira ni wapi, arambwira aterega n'undi uya ntakirimo. Nta nubwo nzi nimba ibyo nakavuze ari byo mvuze, kuko nifuza ko kereka mbonye umwanya w'igitaramo cyanjye njyenyine. Ariko Liza yari umwana muto kuri twebwe, ariko wagutse cyane mu mitekerereze, mu mikorere. Yaga anyuzamo akaza gusura yitwaje fanta ebyiri nini, ibintu ntari nabona undi muntu wese ankorera. hari ukuntu ubuzima bumeze iyo uzi uko umuntu ari mwiza mu gihe mwari mukiri batoya cyangwa se mu gihe runaka, ukabona ubuzima buhinduye chapitre, nawe ukajya ku ruhande ngo utegereze ngo urebe nimba uko iyo chapitre ihindutse y'ubwo buzima adahindukana nayo. Nimba yabaye umubyeyi, numvaga ko yakabaye yaragize inshingano nyinshi bikamushiramo, ariko nyine Liza arakomeje ambera Liza wa wundi nzi ndi mu rugo. Yatumye ndyoherwa rero no kuba mu rugo rw'abahavu, kandi niyumva nk'umuntu w'umumaro cyane. Abahavu bamfashe neza, barankunze buri wese, barantetesheje, ariko kubera ibikomere n'ibiki hari n'igihe ngewe najyaga numva ko ibyo bintu ntabikwiye, ubuzima bukanyumvisha kujya kwitsimba ku ruhande mu gihe hari nko kuba ibirori mu nzu, mu gihe bari kuvugana ibintu birimo umumaro cyane. Liza niwe muntu wabaga yicaye ari kumwe n'abandi, akamenya ko ntahari, akagaruka kunshakisha. Ndamukunda. Mwiriwe neza. Amazina yanjye ni Herve Rugamba. Liza muzi cyane, wenda kanikunde. Mu gitondo ngo natekereza nsanga Liza tuzanye imyaka 24. Guhera 2004 Liza twari tuziranye. Ni sister wanjye, tutari mu maraso, nasanze cyangwa y'amaraso, ariko ni sister wanjye. Ngiye kuvuga Liza sister, navuga Liza umuturanyi. Ni sister wanjye, Janet arakoze, ni best friend kamvuga uko. Siku nabivuga. Nukuri seriye ngene narihanganye, ariko
mwebwe muziriza wa anniversaire aho nye nziriza utari wa anniversaire mwe muziriza mu byishimo muri make riza mu yari ibyishimo muri we ariko ngiye riza nzi kamvuge riza utari anniversaire Kinda say my mate bagaza kuvuga riza so ntago ari ukwikunda Eric ni inshuti yanjye magara umugabo wa Riza twamenye na Eric ataramenyana na Riza impamvu bivuze kugira mutajya no kwikunda n'ukuri Riza ngewe nzi mundi Riza abagamo abantu babiri hari Riza w'ibyishimo hari Riza mu makuba wabo baye ukamubona akaza ndi utavuga no guserebura cyangwa no kujya mu anniversaire uko mwabivuze ahubwo akaza no kumenya ubuzima bwawe bubayeho ute ejo marabivuze ngo yamubereye mushikiwe n'ukuri Riza nuko nkabayeho akuntu wajya yindaga kugisha inama byamucanga ngo reka nkwereke katwiheza icyumweru akatama ngo wa mugabo yambwiye n'ukuri ibibereye yanganaga igitangaza kuri ngewe kuba abantu bakiyese umwami kizanga igitangaza nuko inaga ari igitangaza kubera Riza we navuga ngo yafite connection n'Imana uwo mugabo ndi kuvuga ni Imana avuga ngo nge byananiye kubisobanura katwiheza icyumweru turebe iki Imana itubwira nagavuga ngo ni umuntu wakundaga gusenga ngo ajye kutitiriza aho yaha agavuga ngo reka twiheze igihe intego yacu ni iyi ngiyi turebe Imana bivugaho iki Riza mwa celebratingaga nkuko mwabivuze mu anniversaire akaba wa mbere kuvuga ngo nuwimba wa celebratinze ka ubikore neza sugi ikintu kimusiga inyuma akwimba ubabaye kuvuga ngo reka nkwe kuntu tubikora urababaye kanange mbabare akabura mu kimbo cyawe kukurusha ugasanga plan ufite azize kukurusha wowe nyirabyo ugasanga imba ufite ngewe sorry kubivuga uko ndi umushoferi kamvuga uko akiterambere ryanjye byose zabagazi uno munsi byagenze uko ndongera gushima Imana uko ndashimira Reye umwana wa Riza yarankunze nuko iseriye yarankunze siko nabivuga nuko irangi ndamukunda urukundo Riza yangaragarije nge naruboneye mu mwana we ibaze aho umwana yanga papa we na mama we kuko ambonye tavuga ngo nuko mukunze cyangwa mugurira ibiki nuko nta kintu natanze ariko sin connection aho ndashima Imana ko ahagize abakira Yesu mu izina rya Riza nuko nge byanshimishije nukuri ngenda ntangushidikanya ko ni impanuka yarapfuye twese turabizi ako byanga byakunda afite amakuru yari afite amakuru ko urebye kwa gatandatu ntabwo twabonanye ako twaravuganye namaze icyumweru Eric arabizi njya kumureba akambwira ngo ndahari ako ngasanga nawe uhari Jome yavuze ngo yajyaga gusura umuntu agendaga afite impamba ejo ngiye nagiye wamuhama kwa gatandatu muhamwe ngo ndaje ngiye kureba nuko nta gahunda nari mfite kujya kumureba uvuga ngo tugiye gupanga zino gahunda gusa kumureba ariko ngo rero uzi nibindi nyakora alimentation ugura amata ndayishura cyangwa hoya utajya kunsebya araseka ngewe tumenyereye fanta ndaza igicupa cya fanta tuze kugisangira na Reye cya orange namanuka ngeze mu rugo ndamubura Eric no twaganira ambwira ngo ari muri salo kwitegura agiye kujya mu bukwe ariko nuko sinzi ikintu cyatumye ngiye numva icyumweru cyose gishira numva ashaka kumuganiriza ko niwe wari umujyanama wanjye wa mbere ibyo ababyeyi banjye ibyo wari umuntu abanjye batazi yabaga afite amakuru nk'aho ari we izo ngo ndi kuvuga nukuri Riza ni nko kano kanyimara ndizera neza ko kano kanya ari hano ona je mbabwiye Riza ntago
ntabwo imirimo yiwe yayikoze neza. Riza ntabwo wamubonaga yababaye, Riza ntabwo wamubonaga agutera ngo nukuri umunyamafuti, ahubwo abantu banze cyangwa batereranye niwe yashakaga. Riza ngewe Riza mpamvu ngo tuzanye imyaka myinshi, Riza agura mu 6 primaire twakoranye cya leta tutiga ku kigo kimwe aho tukigira hamwe. Abantu bazi abantu bitegura icya leta mu gihe ama coaching nge nigaga kwa Haji yiga kuri Nongo, akwibaze ko twakoreye ka Kanombe naho najyaga kwigana n'abana bo kwa Haji, najyaga kwigana n'abana bo kuri Nongo. Kubera iki? Riza yari umuvandimwe. Twanye tugiye muri secondaire nge Riza twiganye imyaka 4 direct twicana ku ntebe muri class, nandi abo base ori iki cyariza kumunda muhora nge ni sister ni brother. Ahana ko bifata ukungu nungo n'abantu benshi cyo kubibona hango se ntabwo bafite cyo bafana ko batungura, nuko ntacyo dupfana, aho dupfana umwami Yesu. Dupfana nuko ise famille bahavu, nuko ndabakunda nukuri. Nungana y'urukundo nuko ndabakunda, makumya y'urukundo nirizo wabiteye. Akuntu umuntu ahora ajya hose kurajya hariya gute ari mu bakobwa bafite umuhungu umwe. Ari Eric n'umuvandimwe wanjye bakinanye tukiri abandi turwanana dukinana umupira na ba Jerome. Eric afite ikipe yiwe, Jerome akagira ikipe yiwe. Akibaza ko mu bahungu ntabwo Elize yitaga ko bafite bakobwa kurusha abahungu, ahubwo yisangaga mu bahungu. Ugasanga imba turi kurwana imigere, Elize ari haraye kurwana imigere. Bamwe muri twebwe nabo bamutinyaga, usibye naho nshatse kubavuga akara bamutinyaga. Nuko Elize kuntu yarabaye ni wa muntu yisangishaga n'abantu bari kumwe. Niba ubabaye arababara kukurusha yango atakweka ko agushigikiye cyangwa akuri inyuma, akakweka ko wowe yagutanze kugerayo. Sikuna nuko Jeme yavuze ngo yafata nuko inge nagiye kuvuga naho sindavuga iki. Bama iki cyo bananga abantu tanguba akuna umuntu atanga guhamya hose numva kuvuga Riza anniversaire, Riza utarana anniversaire ngewe nzi kumute kumuvuga. Abantu benshi muziriza wo mu guseka, akorize yo wabaraga yagiraga amarira kukurusha. Bibaza umuntu wemeraga agafata amasengesho ku bwawe, babango yerive ngo mereza iminsi ejo ndaza kukuganiriza. Ntago ngo nukujya kubitekereza, ahubwo nukujya kusenga akegera Imana. Cyunge nababwira mwese nukuri dukorera aho Riza yakoreye, nukuri umwami Yesu. Ibintu byo hano hanze nukuri Riza nta kintu azi. Ibintu byo kujya guhongo by'urubyiruko ngo nukujya gucelebrating ntabyo azi. Aho ariko Riza imba wagiye usebuza akamenya ko wagiye, ndaje ndebe byurimo akaza gagana nawe kabase bino bintu ejo uzabyana miki, ejo uzavana miki. Imba wakunze umukobwa akaba nayo ngo umukunde, akwashira icyumwe ngo abatangiye kugenda nakaba none nari imbizi nazo guca intege. Icyo gihe yabikubwiraga wumvaga nyine atakuvuga ngo nukugu counseling cyangwa nukukwirengagiza, atagumva ko nawe yabaga abizirikana. Siku navuga Riza nukuri kumva Riza ni umuntu munini. Riza ni umuntu munini, mubona ari umwange. Riza musha umwaka umwe, Riza musha umwaka umwe, ako Riza yari mukuru. Riza yari mukuru cyane nukuri. Riza ni wa muntu watekerezaga ibintu bya famille atarashaka, akagira inama abantu muri famille atararujyamo. Izabwira ngewe agera umuntu yabyaga ngo Riza akazi kambwira ngo Rive tujye guhemba, sana tujya guhemba twajyana iki, utarabyara twakira muri seconde tujya guhemba iki, ngo wo muri tugende tujye gukorera umurimo w'Imana. Riza mu diakoni kwavaga mu giporoso kwa kabiri, kwiga mu wa kabiri secondaire no mu wa gatatu, bava mu giporoso saa 8 twatwiruka ngo tujye utanga ibyo kwiga kwa muganga. Muri diakoni twaje byari biziko ko ngiye na Riza tujyana tuje kandi twitwuzuye igikoma.
two tujerekani twuzuye igikoma ntabwo ari two ni ukuri Liza yagiye Imana akantu bakomeje kuvuga ngo Imana Liza wajyaga kumugisha inama utegerejemo inama z'abantu babiri atari yabaga ari inama yariza umuntu wo ku isi byakunanira katayitabaza undi muntu utaririza wo ku isi akuntu umuntu mamugani kari bamwe no mu cyo ntago aririza kano kanya kumbi yamaze kujya muri rindi shusho nukuri tubuza umuntu anubwo ngo yagiye niye yajya kutwabuza umuntu tumukiriyo no gusebutinga ko yagiye mu ijuru ndabyemeza ko yagiye mu ijuru n'ikimemenye abantu bakiye Yesu ariko abantu bakiriye Yesu ariko ngiye cyo mbabwira ngo mukore neza ibyiza muzabisanga imbere turanga turi gucelebratinga turahangaha turi kwakira Yesu umwami n'umukiza ku bataramwakiriye kubera ubwiza bwa Yesu ubwiza buri muri turi gucelebratinga ntabwo kuvuga ngo tumukiriyo ejo Jeanette yavuze ngo tuzambara umweru tuzambaye nk'abamarayika narabyumvishe cyane kubunguriza nawe mu bamarayika yambaye umweru natwe tugomba kwambara umweru ntabwo mwe tumumarira twebwe ako ari gucelebratinga ko azi ko mukunda cyane tavuga ngo nuko ari mugabo wariza nje twamenyanye imbere azi ko mukunda cyane azi ko mukunda cyane nzamukundira umwana nk'ibisanzwe ndamukunda naho nzamukunda guhera kano kanya aho nyine n'ubusanzwe ndamukunda wa muntu ushobora kumara icyumweru naramubona ngo ndamukumbuye nzamukunda n'ukuri kinda ndihanganishiriza abantu bose haba abavandimwe haba inshuti haba biganye haba baje gutabara abavandimwe babo bataziriza akuriza wo nashaka kubabwira Liza wo muri anniversaire uko abantu benshi bagiye babivuga ahubwo ni nariza mu gahinda aho bagutereranya kahagaragara kaseruka neza ukisanga wisanze mu bantu aho ukugaruye agiye ngewe nagiraga agahinda cyangwa stress ko mbivuga uko nkunda amafaranga nukuri nkunda amafaranga akagiye nakuraga icyumweru nta kintu ndi kubona nkabona ndi gukorera ibyo gutanga ahandi akungiye nareba mu mufuka ngasanga nta kintu kirimo Liza akambwira ngo humura cyane no kufite akazi n'umunsi byanze ejo urayabona byaba byakomeye n'abana ndi gutekereza ibindi bintu atanga ngo garukira ngo utaza gusara ahubwo wowe humura ejo biraza gukemuka icyo nababwira ni uko mukomeze kwihangana Liza ari kumwe natwe nuko guhera mbimenye narihanganye n'ukuri kandi sema mukomeze kumfasha Liza tuzahora tukwibuka tuzagukunda dukundira abawe nabo wakunze bose haba famiye haba abavandimwe njye muri famiye yabo njye ndi brother wabo mfite papa na mama nabo ndabakunda nabo bakunda famiye yawe bahava njye mbazi bibika niyo kuba babaza imbere ko mama pasi ajya avuga ngo umukwe bwa mama yari ahari mwumva ni famiye ntabwo ari kuvuga ngo ni abaturanyi umuntu atashe ubukwe bwa mama nkaba narabaye musaza wabo mumuna wa Eric siba ni ukuri njye muntu ushobora kuba utahaninze ndi wabo atarakuvuga ngo icyo ngiye kureba yo gisanga gusa kuba nicanye nabo numva nyine nabavandimwe mu rugo ndi imfura ako imfura yagiye uburo buganiza kuba abandi bose bari bato ako nabonye bakuru banjye bashiki banjye bakuru kandi aho ndabashimiye babingagaje batavuga ngo no mwana ko ahora ahangaha bimeze uti barabyishimiye nuko ibyaneye
intambwe nagiye nera bwa famiye ebyiri njye nagize amahirwe yo kurerwa na famiye ebyiri famiye yanjye mu maraso bankunda cyane n'imfura yabo nkongera kurerwa na famiye bahavu n'inshuti y'abana nkongera nkaba umwana wabo mu gakiza kanjye njye nakuriye mu itorero akagiye ukura mu itorero uvuga ngo niho nakuriye turi mu rugendo papa Yves yabivuze mu itsinda ry'abantu babatijwe nanjye nari ndimo sore kubivuga uku pasiteri wanjye ubu natwe twarabatije ndashima Imana ko yabatije umuntu ubu ngubu nita grand père nita pasiteri wanjye nuko ndashimira pasiteri kuba yateye intambwe kuturusha akaba ubu ngubu natwe turi kugenda mu cyerekezo cyiza twagize amahirwe yo kubatizwa n'umuntu kuturuta akaturusha ubwenge kamvuga uko kadukomeza natwe tukiri abana kubatizwa 2014 umva tukiri abana ako ntabwo turagwa ni ukuri n'umwe ndacyari umuririmbyi ndacyakorera Imana kandi ntabwo nteganya kugwa ni ukuri ibyo Liza yakoze nzamushyigikira ibyo nazabasha nzayegera wa mugabo nanjye mwaka byari bigoye ariko komererwe mwihangane tugeze ku musozo ariko mbere kudusoza reka twumve Eric mu izina ry'abavandimwe be ejo Eric umugabo wa Liza yarambwiye ngo Liza ngo yarishimye kuzayobora ubukwe bwe ngo urangije ngo urabura si byagenze bite sinzi ukuntu byagenze n'ukuntu byagenze narambwiye ngo nishimiye ko yewe ubukwe bwe bwa nyuma numva mbaye coupable ndavuga sinzi ukuntu byagenze ngo sinyora ubukwe bwe none mu buryo bwa ejo nza hano ntabwo nzi ko ndi buyobore gahunda mpageze biba birabaye ariko wa mwana we Imana igumugisha gatwumve Eric mwongeye kwirirwa kubera turabashimiye cyane mbere na mbere ko mwakomeje kudutabara kandi mwitabara impamvu ntakomeje gukoresha iryo jambo nuko twaje gusanga Liza tuvukana mu mubiri ariko kandi hari abo barangije gukonekita cyane mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ubundi busanzwe bwaba kwigana bwaba iki nabo bapfushije si urwego rero rwo kwikunda abantu bari kunyandikira Eric komera n'iki mwibuka bamwe nzi harimo Erive nyine uvuye hano njye nihanganishije Erive kurusha kwihanganisha namuhamagaye saa nanze kumuhamagara ku gihe ibintu byabereye nihagaye numva ko nari mfitemo n'ubwenge n'igihe muhamagariye akibyumva ahita nkupa nta jambo yambwiye twaje gukomeza kuvugana rero ibyo byose mbivugiye kugira ngo n'abandi bantu batari kubasha kwihanganishwa kubera ko ari twe tugaragara nk'abavandimwe be namwe mukomere kuko natwe turakomeye Imana ishimwe sindi buze kurondogora no kuvuga byinshi nubwo twagize ibyago ejo turacyabakeneye rero ntabwo turi buvuge nk'aho igihe twakimazeyo ejo turi kumwe hari gahunda ikomeje hari gahunda iteganyijwe turabashaka rero mu rwego rero rwo kutaza kugira byinshi hano twavuze Liza cyane ariko mu mbabarire mvuga akantu gatoya kameze gutya kavuga ngo nakomeje kureba nakomeje kwibaza niriwe mu rugo ntekereza rimwe ndavuga ariko mu by'ukuri ibintu turi kuvuga turi kubibwira nde ibintu turi gukorera hano turi kubikorera nde numva ndisubije nibuka ko abizera abamenye Kristo inyuma y'uyu mubiri hari aho tuba tugiye
burya abakomeza kuzerera hano ni imyuka mibi. Bivuze ngo Liza ntabwo ari mu bari kuzerera hano. Munyemerere mbibutse ko Liza sari kutwumva hano, kuko imirimo ya Liza iragaragaza ko nta mwanya gifite mu isi wo kutwumva. Mukomere, mubyakire, mubimenye, imirimo ya Liza yakoze n'indi iri kumuherekeza uyu mwanya ntago mu by'ukuri akiri hano. Naramwirebeye n'amaso yanjye, yavuye mu mubiri. Abadokiteri bamutwaraga mbireba, ibyo bakoraga byose narabirebaga, nagerageza gusunika bofre kugira ngo ahave, kuko mu bintu bya mbere nize mu buzima ni ukutikunda no kutirebaho. Naramurebaga nkabona ko ari gupfusha umugore, ndi gupfusha mushiki wanjye, nzahora nibuka. Ngiye ntago Liza namwibuka iminsi 2-3. Bamwe bararize, ndavuga se turarira uyu munsi, tuzarira ejo, tuzarira ryari ko Liza ari ukumuririra igihe cyose bije? Kuko igihe cyose nzareba video ya Liza nzarira, igihe cyose nzibuka ko ankurikira nzarira, ariko sinzaba ndijijwe nuko Liza yagiye gusa, ahubwo nzaba ari urukumbuzi, kuko nge ndacyambaye umubiri sindi bubyiyake. Siko kwiza, ndacyambaye si biri bushoboke ko mbyiyaka. So rero niyo mpamvu dutangira umunsi twatangiyeho, narababwiye ngo abarira mubareke barire, wenda niyo mahirwe bagize. Ariko hari abandi natwe ubwacu tutaramenya igihe cyo kurira. Rimwe byabaye nk'ibimfata gutya mu gitondo, mvuye hariya, nageze mu rugo nk'umuntu w'umugabo, bose bihagararaho. Asibye ko sinari nihagazeho, ahubwo hari ikintu kimwe cyari kiri kunkomeza. Nakomejwe n'iki? Abantu bakire Kristo umwami n'umukiza, Imana ibahe umugisha. Nari nzi ko ndi buze kugakora, navuga ngo nta muntu ushaka kwakira, sinari kubwiriza ariko nari kubibaza. Kubera iki? Dufite ibyiringiro abantu badafite. Ejo undi umugabo umwe witwa Paul yaravuze ngo, ntihangane nyine kubivangamo, yaravuze ngo mwishimire mu mwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo nyine ni ijambo dusoma tukaribwiriza. Uzi impamvu yarivuze ma? Nta yindi, nuko nta bindi byishimo dufite tutari muri Kristo. Nubwo ngo abantu bari kutubona dukomeye, nuko tudahari ahubwo turi muri Kristo. Imibiri iragaragara ariko turi muri Kristo. Nta yindi mpamvu idukomeje, niko kuri. Nta yindi mpamvu iri gutuma papa sirimba yapfushije umukobwa, cyane yarambwira, yarakubimbwira. Nta yindi mpamvu iri gutuma mama nubwo yarize, urukumbuzi rurahari, ariko hari aho turi kwishimira. Kandi aho turi kwishimira Liza turahamubona. Muri Kristo ho ntago yapfuye. Nabwiye abantu nanze kuri status, ndababwira ati yemwe Liza, narabyanditse ndavuga ngo Liza ku munsi wa, reka ari naho yita mvugaho ubuhamya bwe ko niho nashaka kugera. Liza umunsi wamushimishije mu buzima bwe ni umunsi yakoze ubukwe. Niyo mpamvu narebaga Papa Ray nkavuga se mbabare ndigira gute? Liza akora ubukwe, twese nyine nk'abavandimwe twari turi gushyashyana hiri, mu by'ukuri dufite ibibazo byinshi turi kwibaza. Ubukwe murabizi ni ikintu umuntu ategura, si nka bino turi kubwira abantu tugatanga nimero tukavuga ati yemwe dutabarane twese. Barenza bivuze neza ngo hatagira abaza gushiduka bari mu madeni. Ariko ubukwe bwo ni ibirori byawe, nubwo tuza gutwereza hirya no hino ni mu nshuti, ariko twari ibirori. Liza rero muri ibyo birori we ntacyo yari yitayeho. Mumbaze ngo yari yitaye kuki? We yarirebaga akavuga ngo uriya munsi nzaba ari nge muntu ukenewe hariya hantu, akongera akabirangiza neza. Uriya munsi ni nge muntu bazakira bwa mbere mu bajya kwaro. Si uko yakundaga ibiryo, ahubwo igihe cyose
yahoraga muri serivisi. Igihe cyose Liza yatekeraga abantu, igihe habaye ibirori yabaga ari gushyashya anatekera abantu. Ku munsi wa gatanu twari dufite ubukwe muri famiye, murumuna wa Bonfrere Ndayirukiye yari afite ubukwe. Liza yiriwe atekera abantu uwo munsi. Twese iyo twabaga ntabwo twigiraga dutekereza ngo ni mu bukwe tuzateka gute, mu birori tuzateka gute. Liza yabaga yatangwa. Rero icyo gihe bwo yaravuze ngo uriya munsi sinzateka, nyuma yo kudateka sinzasavinga. None ikindi kintu gikomeye kurushaho, bazanyakira abantu bababwire ngo mube muretse gato nambuke njye kumeza. None rero Liza ibyo byishimo yari afite, uwo munezero yari afite, yarambwiraga nako mu bukwe bwa Liza naraye amajoro naragenze ku rwego najya mbyibuka. Ejo bundi ndi kugenda muri no minsi ndi kugendana na Papa Ray, ndi gutaha ijoro, na nijoro nageze mu rugo hafi saa 9 bitewe n'ibyo turi gufashanya. Ndi mu nzira ndi gutaha nibwo nibutse ko ku munsi w'ubukwe bwa Liza nabwo ibyo bintu byambayeho. Nisanga ndi njyenyine mu modoka ndi gutaha mvuye mu bukwe. Nari mvuye kuvuga ngo Liza abaye umufasha wa Eric. None uyu munsi turi guhamya ko Liza ari umugeni wa Kristo yitahiye. Umubiri twarawubonye turawukunda, umubiri Yesu yashimye ko avukira mu rugo kugira ngo muduhumurize n'abandi bagirire umumaro. Ariko Liza njyewe nzi Liza yatashye, kandi aho yatashye si twe tugaba ijuru, ariko aho yatashye yarahakwiriye. Erive yavuze amagambo, nubwo yari yicaye wenda mikoro ye yavugaga gato, mbanza ngera uko ndi umuvuga butumwa mwavugamo cyane, ariko yavuze amajambo meza. Liza na rimwe mu kibazo yabaga nk'uko ushyigikiye mu kibazo, ariko akarenzaho ijambo rikubwira atarega bino bintu weho reka tubihe iminsi biraza gukemuka. Kandi ntabwo yabihaga iminsi ngo birangire, we yajyaga mu masengesho, yajyaga mu masengesho. So Liza wacu, Liza umurikira, twabanaga twavuganaga ibintu byinshi. Uyu munsi turi kumwe n'ifoto ye, ariko dufite ibyiringiro byaho ari. Liza ikintu cyose, Liza abantu benshi hari ikintu kimwe batari bazi. Abana na Papa Ray niwe babanaga. Papa Ray twenda kumeramo kimwe, dukunda kuvugisha ukuri kuzuye uwo mwanya. Niba ibintu byatubabaje turabivuga, nituza kumenya ko twakubabaje tuze tugusaba imbabazi, nutubabarira dukomeze ubuzima. Niba utatubabariye nyine kandi ubwo turaza kubishakira ikindi, niko nyine tuvuga ibintu bikarangira. Ntabwo twararana ibintu, ntabwo byadukundira. Ikindi Papa Ray we akubwiza ukuri, akakubwira ati nshuti yanjye ngewe ndakabati karangaye, sinzashobora kubika ibintu byawe, ndakwinginze jya ubyibikira. Ibyo bintu naniwe kubika byose. Liza we yari umuntu ugira ibanga rya Janet atabwiye Pasi akarigumana. Ndahamya ko Liza ajyanye amabanga ya benshi. Mwishimiye ko atamenye ku karubanda, mwagumye muri inshuti. So nizimba mu magambo, Liza we nejo nokuri turabakeneye, nejo turakomeje. Ariko Liza ikintu kimwe navuga, mbahumuriza, mbakomeza, nanjye kandi nikomeza, aricyo cyankomeje, aricyo cyatumye abantu babona ngenda nkomeza gahunda zanjye. Nuko Liza ari muri Kristo. Nkurikije ibyanditswe nasomye, nkurikiza ibyanditswe nize, n'ibyo nisomeye ubwanjye, abari muri Kristo
nateka bazacirwa. Kandi abari muri Kristo ni ibyaremwe bishya. Abantu benshi bajya bibeshya ngo turi ibyaremwe bishya muri Kristo kuko twambaye uyu mubiri, nyamara ikintu kikwereka ko utari icyaremwe gishya uyu munsi ni uko ushiduka wongeye kugwa mu byaha. Dore igihe tuba ibyaremwe bishya aba yadusaruye tukaba mu munezero w'iteka. Riza mu muryango wacu nitwigeze dupfusha. Impamvu mvuze ngo nitwigeze dupfusha, twarikunze twigira twebwe turikunda ubwacu. Njya nkunda kubwira abantu, ningiye muvuga butumwa ushobora kubuza indirimbo ya 40 urasetse hita mbireka, ariko ningiye muvuga butumwa z'indirimbo ivuga ngo ningiye nyine ukwiriye gusa. Turikunda famiye yacu. Mu kwikunda cyane byarangiye kubera abantu baduteraganye, sinareka kubivuga. Uyu munsi murahari, nibyo byishimo dufite, kubera ko hari igihe twateraganwe, twariyubatse twigira itsinda ryubatse ubumwe, birangira n'umuntu wese utubajije tuvuga ngo famiye yacu niyi. Famiye yacu ni papa, ni mama, ni bashiki banjye. Ngiye niko navugaga. Si uko nyuma yuko mfite data wacu dukunda, si uko hari indi yitaba Imana byarananiye, ariko famiye yanjye nabaraga yari. Rero muri iyo famiye nibwo bwa mbere tubonye umuntu tuvamo. Riza tuvuyemo ari uwa mbere. Riza yeretswe ari uwa mbere. Ndabyibuka bo mu hituro ry'amayero, nari umwana ariko narabibonaga. Yeretswe ari uwa mbere. Uwahiye ahanuriye ari umwana, birasohora mu hituro ry'amahero. Bishaka kuvuga ngo iki? Imana yari izi ko imirimo ye hari igihe igomba kurangira vuba, niyo mpamvu yayimukoresheje vuba. Munyemerere dukomere Imana amashyi cyane kuko Riza yakoze ibikomeye. Murakoze cyane.